Abakozi ba Nexus TV reka dutangire tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no gukomeza guhirwa mu byo mukora. Muri kanya rero turavuze tuti reka dufate umwanya tubagezaho amateka y'umusirikare. Ni umusirikare koko w'umubyeyi w'umumama ariko uri mu ndwanyi koko kabuhariwe. Igisirikare cy'inkotanyi cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kigeze kigira mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi. Ari mu basirikare ba mbere binjiye mu rugamba rwo kubohora igihugu, aho yafashe iya mbere aravuga ati iby'amashuri mbaye mbishyize ku ruhande nzaba mbisubukura, ariko njye kugira gute njye gufatanya n'abandi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Iyo avuga iyi intambara yo kubohora igihugu umva kuko ayivuga nk'umuntu wayibayemo, akavuga ko bitari byoroshye, hari ububabare, hari indwara, hari inzara, hari ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri umutima buri umwe wari uri mu rugamba rwo kubohora igihugu yari afite wari uwo kugira ngo abantu bagire aho kuba, bagire igihugu, bareke gukomeza kwitwa impunzi. Uwo rero nta wundi ni Kano Bernard Kayirangwa, niwe tugiye kugarukaho. Ni umwe mu bagore bakeya bafite amapeti yo ku rwego rwo hejuru kugera ku ipeti rya koroneri. Kano Bernard Kayirangwa ari mu basirikare b'abari n'abategarugori bamaze igihe kirekire mu gisirikare cy'u Rwanda. Ni umwe mu bazamuwe mu ntera agahabwa ipeti rya koroneri mu bihe bishize. Uyu mubyeyi yavukiye mu nkambi ya Ibuga muri Uganda, aho umuryango we wari warahungiye mu 1959. Ni umwe mu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu. Yagiye mu gisirikare ubwo yari mu mashuri yisumbuye, yarayacikirije, gusa urugamba rurangiye yabashije kuyasoza kuko yari yaracikirije nk'uko twari tubivuze. Uyu mama rero avuga ku mpamvu yatumye yinjira mu gisirikare, yagize ati byageze ku rwego numvaga ko ntakwiriye kuba mu nkambi z'impunzi kandi mfite igihugu. Ntabwo hari hakiri ahantu ho kuba, hari hakiri ahantu ho kuba, nta burezi, nta mashuri yari ahari. Ntabwo rero ubwo bwari ubuzima bwo gukuriramo. Nahisemo kwiyunga kuri basaza banjye ngo turwanire uburenganzira bwacu. Yemeza ko urugamba rwo kubohora igihugu rutahezaga hagendewe ku gitsina cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose. Abari n'abategarugori nabo bari bemerewe. Abisobanura agira ati uruhare rw'abari n'abategarugori kwari kuzuzanya n'abasaza bacu. Twese twari dufite umuhamagaro umwe, kurwanira ubutaka bw'ababyeyi bacu. Bwari bwo kubona ndetse bwari bwo buryo bwo kugira ngo tubone ubwenegihugu, ubundi twari kuzarangira tubaye impunzi imyaka yo kubaho kwacu yose. Agaragaza kandi ababyeyi ko batigeze baba imbogamizi ku bari n'abategarugori cyangwa se abakobwa bifuzaga kujya mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yuko barwinjiragamo barahawe umugisha, ntawe bahagarikaga ngo nuko ari abakobwa cyangwa ikindi. Ababyeyi nabo barabyumvaga. Ku rugamba avuga ko rutavanguraga, birumvikana, abasirikare bose rutavanguraga abasirikare bose mu rugamba mu murongo w'urugamba, birumvikana. Muri icyo gihe njyewe kimwe n'abandi bakobwa ntabwo twatekerezaga byinshi ku hazaza, kwari ukwibohora bifite igisobanuro. Nari muto, nabonye abantu bapfa, hari uguhungabana, ububabare, urupfu, uburwayi n'inzara. Nari muto, nabonye abantu bapfa, hari uguhungabana, ububabare, urupfu, uburwayi n'inzara. Byari ahantu hose ndetse bake nibo batekerezaga ko bazarokoka. Iyi ngingo urayumva neza. Ati nari muto, nabonye abantu bapfa, hari uguhungabana, ububabare, urupfu, uburwayi n'inzara. Byari ahantu hose ndetse bake nibo batekerezaga ko bazarokoka. Uyu mubyeyi avuga ko ubuzima bwari bugoye ndetse hari bagenzi be bagiye bamugwa mu maboko. Ati muri abo navuga mvuze bakeya nka Goreti Kagoyire Rukotana, Bertride Mukandereya Rukotana, Angelique Niyonshuti na Mukakimenyi. Bararwanye ndetse ku mirongo y'imbere, ariko ntibagize amahirwe yo kubona intsinzi. Agaragaza ko
iyo hataboneka abitanga ngo habeho kubura ubuzima n'ubu leta yakoze jenoside yakorewe abatutsi iba ikidegembya iyoboye, ariko habayeho ubwitange n'umuhate by'abana b'abanyarwanda. Ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwari rugeze ku musozo, agaruka ku mpamvu yatumye we ahitamo gukomeza mu gihe hari abahise basezera mu gisirikare, abandi bakajya mu bindi bigiye bitandukanye. Ati nahisemo kuguma mu gisirikare kuko hari inshingano ngirakamaro zari zikenewe abagore, bitari mu myanya isanzwe gusa no mu ifatwa ry'ibyemezo mu gisirikare, ndetse bitewe n'umurongo mwiza igisirikare cyacu cyari gifite, hari hasigaye n'inshingano zo kujya kubungabunga ubutumwa bw'amahoro nyuma yo kubohora igihugu. Uyu mama yagiye yoherezwa mu butumwa butandukanye nko mu Buholandi, kimwe no muri Darfur kubungabunga amahoro. Muri Darfur yagiyeyo mu mwaka wa 2008. Ubutumwa yageneye abari n'abategarugori bukaba ari ukwitinyuka, kuko igisirikare ari umwuga nk'iyindi. Mu buryo bwe ati nta kintu cyo gutinya mu mwuga w'igisirikare, harimo inyungu nyinshi zirimo kugufasha kugira imyitwarire iboneye, umubiri uzira umuze n'ubumenyi. Hari amahirwe menshi mu mwuga w'igisirikare kandi bituma ubaho ubuzima bw'indoto zawe. Yaje kwiga nyuma y'uko yari yaracikirije amashuri yiwe yisumbuye, yaje kwiga arasoza amashuri yisumbuye, yaje kwiga kandi abona impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bugeni. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu masomo ajyanye n'umutekano, byongera ku yandi yize ajyanye n'igisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama. Mu mwaka wa 2014 uyu mama yari afite ipeti rya majoro, ubu abaza kuzamurwa agira liyetona koroneri, ubu asigaye ari koroneri. Ni umwe mu bakoroneri, umuntu yavuga ko ni umwe mu bakoroneri baheruka kuzamurwa na nyakubahwa perezida wa repubulika. Hari mu kwezi kwa 12 mu 2023, aho yazamuwe hamwe n'abandi barimo Kano Lydia D Bagwaneza, hari kandi Kano Stella Uwineza, hari Kano Serafina Nyirasafari, hari Kano Rosan N Ingabire, hari kandi nawe Ben Kayirangwa, hakaza Kano Betty Dukuze, ndetse na Kano Maria Claire Muragijimana. Aba nabo tuzafata umwanya tugende tugaruka ku mateka y'aba bari n'abategarugori muri rusange bari mu gisirikare cy'u Rwanda, kandi abona ko ibintu umusanzu wabo urigaragaza, nkuko Berina Kayirangwa yabigarutseho avuga ati mu by'ukuri umusanzu wacu kuva mbere wari umusanzu wo gufatanya n'abasaza bacu tukubaka igihugu, tugasenyera umugozi umwe, tukuzuzanya mu buryo bumwe cyane ubundi. Avuga ati mu by'ukuri ngiye nahisemo gukomeza umwuga w'igisirikare kuko nabonaga ko hakiri imirimo myinshi yo gukorwa, kandi bitari mu mirimo isanzwe gusa, ahubwo no mu mirimo yo gufata ibyemezo bikomeye. Hari inama zitandukanye yagiye yitabira, yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, agafata imyanzuro iri mu myanzuro iremereye. Kandi uko iminsi igenda yicuma niko igisirikare cy'u Rwanda kigenda cyunguka umubare wo hejuru, umubare munini w'abari n'abategarugori, ndetse ubona ko akazi bakora mu rwego rw'umutekano rwose umusanzu wabo ugize gute uragaragara mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi. So rero umuntu icyo yavuga nuko uyu munsi Berina Kayirangwa ni umwe mu babarizwa mu itsinda rya J3, mu gihe Serafina Nyirasafari akora muri Minisiteri y'Ingabo, Maria Claire Muragijimana nawe akora muri Engineering Brigade, Lydia D Bagwaneza ni umwe mu bagize umutwe ushinzwe kurinda abayobozi bakuru, kurinda nyakubahwa perezida wa repubulika n'umuryango we Republican Guide, naho Rosan N Ingabire
we akaba ari umwe mu barizwa mu ishuri rya Musanze. Stella Uwineza we akora muri Air Force. So rero abo basirikare bandi b'abari n'abategarugori uyu munsi bamaze kugera ku rwego rwa koloneli. Tuzafata umwanya tugenda tugaruka wenda kuri umwe ku wundi, cyangwa se tunabahuriza hamwe tube twabagarukaho, tubabagezeho mumenye amateka yabo. Turabashimiye kandi turabakunda cyane.